Hello my people, meze mute? Njye ndumva meze neza, namwe ndabifuriza kumera neza. Imana ibakemurire ibiri gutuma byose mutamera neza, nimba mumeze neza kandi Imana ishimwe. Uyu munsi nyine nabakorera akavideo gatoya. Uyu munsi nabyutse narasukuye, ariko nari narakarabamo. Gusa hari ibintu bambwiye ko bifasha, bituma umusatsi udacika. Namwe ndashaka ngo mubikorane nanjye, kandi abizi neza ko birafasha, barabimbwiye. Urabona hano nafashe gombo, ngo hari abazitaho kuri twe twamenye babyita gombo. Urazifata nyine, nabanje ndazoza, ndangije maze ndazikata n'utu duce dutoya. Ubwo nyine ukuntu bigenza, uranaziteka. Gusa ntabwo nigize ngaragaza nyine ndi kuziteka. Gusa uziteka iminota 5 cyangwa se biterwa n'umuriro ukuntu umeze. Niba ari kuri gaze ntabwo warenza 5. Uzikora iminota 5 nyine, uziteka iminota 5. biba ubwo nazitetse, maze kuziteka dore nuko byari bimeze. Urumva iyo bigishyushye noneho kubera ko tuba dushaka kuzikamura, ntabwo wazikamura, reka zigahora, ubundi ugakoresha akantu kagufasha kugira ngo ukuremo iyo jeri ushaka. Ikifasha ituma umusatsi ushayininga, ugasa neza, no gucika kandi nabwo ntucika. Kwa kundi nyine bagusokoza ugacika, nabyo bigashira, ukanakura neza. Kuziyungurura bifasha kugira ngo ziriya mbuto zitajya mu mutwe, ko zigiye mu mutwe byagufasha nk'abantu bafite umusatsi mwinshi cyane. Nawe urabyumva, kugira ngo zivemo byaza kugorana. Rero uraziyungurura kuriya, hakavamo iyo jeri ushaka, kugira ngo ubashe nyine gushyira uwo muti, reka mwite nk'umuti mu mutwe nyine, kugira ngo umusatsi umere neza. Ubwo nyuma yaho bahise bakubangurira ibituta mu mutwe nari mfite. Uyu niwe wabimfashijemo kugira ngo abashe kunshyiramo iyo jeri. Gusa uri wenyine nawe wabasha kubyikorera, ntabwo ari ibintu bigoye. Banshyiriyemo, ugomba kuyishyiramo ku buryo igera mu mutwe hose ndetse no ku mubiri. Ubundi wamara kuyishyiramo mu mutwe hose, ugomba kuba ufite agafire. Hari agafire kakandi k'ishashi, kara niko kaba ari keza. Ugahita ushyiramo ako gafire mu mutwe, ukamara nk'amasaha 1 se 2 se, byaterwa n'umwanya ufite. Nyuma yaho ukaza kogamo, uhita ubibona neza ko hari difera, nta gucika. Nanjye nabikoze kandi nabibonye, birafasha cyane, birafasha pe. Nanjye nabikoze mpita mbona ko harimo different. Mu gihe ndindiriye ko umusatsi wakuma, tugakoza TikTok nko muri kubibona, tugakoza akavideo nyine bari kunyigisha kubyina. Hano hari abantu babizi byatari. Nuko byari bimeze guys. Mwakoze kunkurikirana, mukore subscribe, musharinge, mukore like and comment. Ni inkunga ikomeye kuri iyi channel. So bye, kandi nizere ko iyi video yabafashije, iri bugire icyo ihindura kuri mwebwe. Abantu nyine mushaka umusatsi kumera neza, iraza kubafasha. Murakoze cyane.